Kurikiranye muri uyu mwanya kuri Goodrich TV tubahaye ikaze aho muherereye mwese kandi aho waba uri hose tuguhaye ikaze wowe ufashe umwanya wo kubudukurikiranye muri kumwe n'itorero ryitwa Bethlehem, itorero rikorera mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko, nkaba ndi umushumba waryo. Amazina yanjye nitwa Reverend Pasteur Ndorimana Edouard. Nguhaye ikaze rero aho uherereye hose, ngira ngo ngusabe muri uyu mwanya ntujye kure ya televiziyo yawe, umpa akanya tuganira ijambo ry'Imana. Icya kabiri ndaboneraho gushimira mwese abadukurikiye, ariko kandi dushimira by'umwihariko ubuyobozi bwa Goodrich TV bwaduhaye aka kanya bukemera ko tuza kuganira n'ubwoko bw'Imana, ijambo ry'Imana kuri iyi saha. Turabashimiye abayobozi bacu ba televiziyo Goodrich TV, Imana ibaha umugisha kandi umwete mufite wo kugira ngo mutange umwanya abantu babashe kuganira n'itorero muri iki gihe kitoroshye cya coronavirus cyangwa se cya COVID-19. Mukaba mutwemerera kugira ngo tubashe kubonana n'abakristo mu buryo bw'amashusho babasha kudukurikirana. Imana ibaha umugisha. Icya gatatu ndagira ngo mbibutse ko iyi gahunda izakomeza. Iyi gahunda yacu izakomeza ni buri cyumweru kuva saa 11 za nimugoroba kugera saa 12. Munyemerere rero muzajye mudukurikirana kuri iyo saha, muzajye mubana natwe kandi nkuko tubivuze natwe ntituzabatenguha. Imana ibaha umugisha. Reka mbasabe tuganire ijambo ry'Imana, niturangiza tuze gushyira ku musozo bitewe n'igihe cyacu dufite. Turasoma ibyanditswe byera aho dusoma mu bami ba mbere. Turasoma igitabo cy'abami cya mbere igice cya 19 umurongo wa 6 n'umurongo wa 7. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho, aramubwira ati byukurye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Amen. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu turagushimiye, tugushimiye ko wemeye ko dufata uyu mwanya kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe buherereye hose. Iri jambo ari nayo nsanganyamatsiko washimye ko tuzaganiraho muri iki kiganiro. Unyemerera umwuka wera dufashe gusobanukirwa icyo dushakaho, kandi uko dutangira tuvuga aba ariko ukomeza kuduha ibihe byiza byo gusobanura amagambo nk'uko yaduhaye. Icyubahiro kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ndagira ngo kuri uyu munsi ikiganiro cyacu nze kugicagagura mu ncamake kugira ngo ndusheho cyane gusobanura impamvu y'insanganyamatsiko yacu, kuko iyo umuntu adasobanuye insanganyamatsiko umuntu ntamenye impamvu y'uyu mutwe cyangwa se y'iri zina. Dufite insanganyamatsiko ivuga ngo mubyutse akomeze agende. Ni amagambo atatu: mubyutse akomeze agende. Aya magambo uko ari atatu, buri jambo ryose rifite igisobanuro. Mubyutse, ubyuka ninde? Ntabwo wabyuka utari uryamye. Nawe kugira ngo umuntu abyuke nuko agomba kuboneka ko uwo muntu yararyamye. Ashobora kuryama mu buryo bw'umubiri, ashobora no kuryama mu buryo bw'umwuka. Ibyo mvuga nibyo tuzagenda tuganiraho. Icya kabiri, akomeze. Ubyutse agira hakomereza. Ashobora gukomereza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ashobora gukomereza ahantu runaka mu bintu bimwe cyangwa ibindi. Urugendo rwe rero rukwiriye kuba rufite igisobanuro. Niba akomeje, akomereje mu biki? Gahunda afite yo gukomeza, arakomereza. Bibutse ko umuntu ashobora kuryama nta gahunda afite yahari bubyukire. Umuntu ashobora kuryama afite kwiheba no kwiganyira no kumva ko nubwo aryamye nubwo yabyuka nta cyerekezo afite. Ariko ijambo ryatubwiye ngo mubyutse kabiri akomeze agende. Umuntu yagiye aba afite ahagiye nyine. Usibye abanyarwanda bagira ijambo rimwe ritagira abandi. Munyarwanda n'umuhanga iyo muhuye mu nzira ukamubaza ngo ese ugiye, arakubwira ngo sinzi yonge, ngo yewe ngo aho ngiye simpazi. Iryo jambo ntabwo rigira abantu bose, n'abanyarwanda
bagande ntibarigira, abandi bo mu mahanga atandukanye ntibagira iryo jambo, ariko abanyarwanda turaryihariyeho. Kubera icyo umuntu akoresha iyo terime, ayikoresha kugira ngo umuntu atamenya aho agiye, uko nta muntu wakora urugendo atazi yajya. Iyo ugenda utazi yujya urayoba, iyo ugenda utazi ibyo ugiyemo ntusoza ibyo bintu ugiyemo. Ni byiza kumenya urugendo rwawe rurerekerahe. Mubyutse akomeze agende ni ijambo rikubwira ngo byuka ukomeze ugira aho ukomereza, kandi urugendo rwawe rube clear, rube rugaragara, kuko aho ujya habe hagaragara cyane ko hari igihe umuntu aba agenda atazi yajya. Ngiyo rero insanganyamatsiko yacu tuzaganiraho cyangwa tuzajya tugaruka muri iki kiganiro, mubyutse akomeze agende. Aya magambo ni amagambo yavuzwe ku mukozi w'Imana bita Eliya. Eliya ni muntu ki rero? Abantu benshi bakunda kuvuga ngo uwampa amavuta nkaya Eliya. Nyamara Yakobo yandika mu gice cya 5 n'umurongo wa 16 n'umurongo wa 17 yaravuze ngo dore Eliya ari umuntu umeze nkatwe. Donc Eliya ni umuntu nkawe, Eliya ni umuntu nkanjye, nta kidasanzwe, ahubwo Imana yamukoresheje ibidasanzwe kubera impamvu. Iyo ufite impamvu imbere y'Imana, ukaba hari ibintu wumva bikurimo wakorera Imana, ugatera intambwe yo kwegera Imana uyisaba, iraguha. Eliya ni umukozi w'Imana abantu bose bifuza gufataho icyitegererezo. Umwana mutoya iyo umubajije ngo ese wumva wakorera Imana, ati cyane, wakorera Imana nkande ka Eliya. Kubera iki? Ngo yarasenze umuriro uramanuka ngo utwika abantu inshuro zigera muri 3. Icya kabiri ngo yisha abahanuzi ba Bayali. Icya gatatu ngo ni umuntu wagiye ahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Ayo mateka yose atuma barushaho kumukunda. Icya kane kidasanzwe ngo yagiye mu ijuru adapfuye. Ibyo bintu iyo umuntu asomye uwo mwirondoro wa Eliya n'ibikorwa yakoze, umuntu wese yifuza kuba nkawe. Ariko Imana ntiyabitwimye. Imana ntabwo yabitwimye rwose. Nusaba uzahabwa, nukomanga uzakingurirwa, nushaka uzabona. Ariko hari abantu basaba bicaye, bashaka bicaye, ibyo bakora byose bakabikora bicaye. Abo bantu ari aho batagera. None iyo bigiye gupfa ari n'abaryamye rero. Imana intumye ku bantu baryamye ngo babyuke, bakomeze bagende. Muri iyi minsi duhagazemo, muri iki gihe, abantu bose bari muri guma mu rugo, isi yose. Iki ni ikintu cyabaye igitangaza ku isi yose, kuko ntekereza ko ari ubwa mbere bibaye ku isi. Aho isi yose ibera mu nzu rimwe, ibera muri guma mu rugo rimwe, amabwiriza namwe, gahunda nimwe, amategeko namwe, isi yose. Icyo kintu ntabwo cyoroshye. Ndatekereza ko ari ishuri ku bantu benshi, n'abatarize ntekereza ko ari ukureba hafi. Ibi byagize ingaruka ku boroheje, bigira ingaruka ku bakomeye, bigira ingaruka ku bafite n'abadafite. Ndagira ngo mbabwire rero, mwebwe mudukurikiranye muri uyu mwanya, ngutumweho muri iki kiganiro, ngutumweho muri iyi nsanganyamatsiko, ngutumweho muri iki gihe, ngo nkubwire ngo byuka ukomeze ugende. Byuka ukomeze ugende. Iyi mubyutse rero akomeze agende, ndagira ngo nyisobanureho. Ndagira ngo nyisobanureho, wowe unteze amatwi muri aka kanya, wumva icyo Imana igushakaho, wumva icyo Imana igambiriye kuri wowe, wumva icyo Imana yashatse kugira ngo tuganire muri iyi nsanganyamatsiko. Icya mbere, Eliya yisobanurwa nk'Uwiteka niwe Mana yanjye. Eliya igisobanuro cyaryo, Uwiteka niwe Mana yanjye, nicyo gisobanuro cy'izina Eliya. Kandi ngwibutse ko ubutumwa bwose Eliya yagerageje kuvuga ni ubutumwa yavuze bushingiye kuri iryo zina. Iri zina rirahura n'ubutumwa bwe. Ubutumwa bwose yahawe bwubakiye ku izina rye. Muribuka we yavuze mu gice cya 10 cyaho n'umunani, ubwo yari ari ku musozi ari kumwe n'abahanuzi ba Bayali, aravuga ngo Uwiteka nyumvira. Aba bantu bamenye ko wowe Uwiteka ari wowe Mana, bamenye ko ari wowe ubakirisha imbaraga zawe, bamenye ko ari wowe ubakirisha ubutware bwawe. Aba bantu batagira ngo
ubuyobe barimo bwo kwizera imbaraga z'umwanzi, bibeshya ko arizo zibakiza ariko sizo zibakiza. Ashingira kuri iryo zina baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Kubera iki iri jambo rero riza rihwana n'izina rya Eliya? Bibiliya iratubwira icya kabiri, yatumwe kurwanya Bayali na Ashera. Byari bigirwamana bikoreshwa mu gihe cya Israheli, igihe Eliya yari arimo akora umurimo w'Imana. Ubwami buyobowe n'umugabo bita Ahabu arongora umugore w'umusidonikazi, aterura ibigirwamana byose. Umugore bita Yezebeli aterura ibigirwamana by'abasidoni, arabizana abyicarana ibwami kwa Ahabu. Imana yitegereje uburyo ibyo bigirwamana ari byo bigiye kwima ingoma bikayobora. Imana ihagurutsa Eliya mu gihe cye. Mu gihe yahagurutsemo yari ari kumwe n'abandi bahanuzi benshi, yari ari kumwe n'abandi bakozi b'Imana, bagerageza kugira ngo barwanye iyo myuka ari yinjiriye igihugu cyabo. Ariko iyo myuka irabaganza, iyo myuka igira imbaraga cyane ko aho yari iri naho ubwo ahantu hari imbaraga. Buriya mbibutse ko ibintu byose iyo bishorewe n'abantu bafite imbaraga nabyo bishobora kugira imbaraga, kuko imbaraga zibisunika abo bantu bashobora kuzishaka. Buriya ubutumwa bwose bushobora kugira imbaraga bitewe n'ubushoreye. Buriya ubutumwa bwose, nongere ngasubiremo, bushobora kugira imbaraga bitewe n'ushoreye ubwo butumwa. Munyumve neza, ibigirwamana birateruwe bizanywe ibwami. Kandi aho ibwami ntabwo ari ahantu umuntu avuga uko yiboneye, ntabwo ari ahantu umuntu azinduka ngo arajyayo ngo ajye kuvuga uko yishakiye, ntabwo ari ahantu umuntu azinduka ngo akorere ibyo yibwira byose. Aho hantu hari hafite uburinzi buhagije ku buryo nta muntu wapfaga kuhamenera ngo ahajye. Ibyo bigirwamana birahajya, bimaze kuhajya Yezebeli arabyinjiza, batangira kuraguza, batangira guterekera, batangira kuramya ibigirwamana. Imana irababara, ihagurutsa abahanuzi. Ariko icyo gice yari bahagurukijemo hari umugore bita Yezebeli, arabimenya, atangira kubarwanya yivuye inyuma. Arabarwanya rwose yivuye inyuma, yica abahanuzi bamwe, arabica rwose, arabica abahanuzi muri Isiraheli, arabica. Mu gihe cya Eliya Bibiliya itubwira ngo hishwe abahanuzi benshi. Abari basigaye barokotse inkota ya Yezebeli baragenda bajya kwihisha mu buvumo, baragenda bihisha mu buvumo, bakajya bagaburirwa mu buryo bwari bugoye ariko bararya. Hari umugabo umwe wishingiye kubagaburira, ajya no mu myenda yo kugira ngo abagaburire abahishe. Umugabo bita Obadiya wakoraga ibwami, yemera guhisha abahanuzi b'Imana bitewe n'urupfu bapfaga. Eliya rero arahaguruka aravuga ngo ndashaka kwerekana Imana yanjye, ndashaka kwerekana imbaraga zayo, ndashaka kwerekana ko ari Imana ishobora kugaragaza icyubahiro cyayo mu isi abantu bakiriho bagihumeka. N'uyu munsi ndagira ngo nkubwire mwene data udukurikiranye kuri kamera za Goodrich TV, uyu mwanya ni Imana ishobora kwerekana imbaraga zayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ishobora kwerekana amaboko yayo mu mbaraga zayo, igahagurutsa abantu batari bazwi, igahagurutsa abantu batatekerezwaga, bakavuga bakamamaza ubutumwa bwiza. Kabone naho hari abandi baryamye, kabone naho hari abandi bananiwe, kabone naho hari abandi batagifite ibyiringiro, ariko Imana iracyafite abantu yizigamiye bashobora kwikorera mu gihe gisa n'iki. Ndagira ngo nkubwire rero, nawe urimo wemereye Imana ukabyuka, nawe urimo wemereye Imana ikagukoresha, nawe urimo wemereye Imana ikaguhagurutsa aho hantu. Aho hantu haryamye iminsi, aho hantu hamaze igihe kirekire, ariko igihe kirageze. Imana yakundumyeho kugira ngo nkubwire ubyuke ukomeze ugende. Urugendo ruracyakomeje nubwo wibwira ko rwarangiye, urugendo ruracyakomeje nubwo wibwira ko bitagishoboka. Ushobora kuba wumva ijwi rikubwira ngo uzapfiraho ari ryo rifite imbaraga, ariko ndagira ngo nkubwire, hirya y'amajwi wakira, hirya y'amajwi wumva mu matwi yawe, hari irindi jwi rikubwira ngo byuka ukomeze ugende. Bibiliya iratubwira ngo mu gihe Eliya yakoranaga umwete n'ishyaka ryinshi, nicyo gihe Yezebeli nawe yarakajije imbaraga zo gukora. Igihe cyose Imana iteye abantu mu ishyaka ryo kugira ngo bayikorere, imbaraga z'umwijima nazo zirahaguruka,
imbaraga z'ikuzimu zikazikuka, imbaraga z'abarozi zigahagarara, imyuka mibi ikorera mu birere bine igahagarara kugira ngo irwanye ya mikorere y'Imana. Ndagira ngo mbabwire, turi mu gihe Satana kataje, turi mu gihe abamukorera bakataje, barigira inama zo kugira ngo bazazimye umugambi w'Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire mwene data, umugambi w'Imana uburyo uteguye, umugambi w'Imana uburyo usetinze, nta kizarogoye umugambi w'Imana. Kabone nawe waba ugeze ahantu habi, kabone nawe waba ugeze aharindimuka, Imana iracyakubwira ngo byuka ukomeze ugende. Iracyakubwira ngo komeza ubyuke, tekereza wongere wisubizemo imbaraga. Ibihe uhagazemo byahinduka, iminsi uhagazemo yahinduka, icyo gisasiro uryamyeho wakibyukaho. Iyo myuka ikurwanya ikoreshejwe n'abantu uzi n'abo utazi, izo mbaraga bakoresha zo kukurwanya, Imana yazubika ugahagarara ugakomeza ukagenda. Ndagira ngo nongere nkomeze umutima wawe, ndagira ngo nongere mvugane nawe. Ya Mana ya Eliya, ya Mana yakoranye nabo, niyo Mana yacu, niyo Mana yo kwizerwa, ni Imana y'inyamaboko, irashoboye, ifite imbaraga, irihagije, ntabwo isaba imbaraga, ntabwo isaba umusada, ni Imana yihagije. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo uwo mugore uko yarwanyaga abo bahanuzi, yihuza n'abahanuzi 450 ba Bayali, yihuza n'abandi bahanuzi 400 ba Ashera, ngabo bahanuzi bari 850, baragenda bakwira igihugu cyose, imyuka yose bagerageza kugira ngo bayohereze mu ngune enye z'igihugu, barwanye umugambi w'Imana. Imana ya Isiraheli itagaciro mu gihugu cyayo. Mbibutse ko Isiraheli bisobanura iki? N'ubwoko bwatoranijwe. Ubu bwoko bwatoranijwe ndagira ngo mbuvugeho. Bene data, uko twamera kose, uko byagenda kose, twaratoranijwe. Icya kabiri, tumaze gutoranywa twaratsindishirijwe. Uko twakubitwa hasi, uko umwanzi yaturyamaho, ibyo yibwira n'ibyo atekereza, imigambi ye n'ibyo ategura, ibyo agambirira byose, Imana idufiteho umugambi udahinduka. Kuba uriho ntabwo ari impanuka, ibyo ubayemo ntabwo ari impanuka, urugo rwawe ntabwo ari impanuka, abana bawe ntabwo ari impanuka, umugabo n'umugore wawe ntabwo ari impanuka, ibyo Imana yagukoreye ntabwo ari impanuka. Kabone nawe waba ufite imyuka ikurwanya ingana n'abahanuzi 850 ba Bayali na Ashera, Imana ishobora gukora igitangaza umunsi umwe ikakubyutsa ugakomeza ukagenda. Mbibutse ko insanganyamatsiko yacu iravuga ngo mubyutse akomeze agende, mubyutse akomeze agende. Bibiliya yatubwira ngo yihuza n'abahanuzi 850. Eliya byitegereje ajya ku musozi gusenga, aravuga ngo Mana, ko Yezebeli ameze nabi, ko Yezebeli afite imbaraga, yihuje n'abahanuzi 400 ba Ashera n'abandi 450 ba Bayali, uyu mugore imbaraga ze zirakomeye. Arareba aravuga ngo iyi Mana yanjye mpagarariye ndashaka kigaragara, igaragare mu baturanyi, igaragare mu bavandimwe, igaragare mu nshuti, igaragare mu itorero, igaragare mu gihugu cyacu, yerekane ko ari Imana y'inyamaboko. Aragenda arasenga. Umunsi umwe aragenda ajyaho ubuyobozi bukorera, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo uyu munsi mbagaritse imvura, mbagaritse n'ikime, ntabwo muzigera mwigera mubona imvura njyewe Eliya mutambunye. Abantu babirebaga baravuga ati ese uyu mugabo arahagarika imvura amashyamba yayatemye, arahagarika imvura se ubwatsi bwumye, arahagarika imvura se niwe ubigena? Ngo akigenda abandi bari kwibaza kuri ayo magambo avuze, ngo ari mu nzira agenda, Imana iramubwira ngo yewe Eliya we, ibintu uvuze birabaye, aka kanya uvuze imvura ndayihagaritse, bazongera kubona imvura ari uko bakubonye. Imana iramubwira ngo genda ujye ku kagezi kitwa Kereti. Ako kagezi kitwa Kereti aragenda, Imana iramubwira ngo nzajya nohereza igikona kikuzanira inyama, kikuzanire n'iki ni n'umutsima wo kurisha izo nyama, nawe ujye unywa ayo mazi y'ako kagezi, nzagutunga kugeza imvura izagwira. Ngo aragenda bayo, igihe cyise Imana iramubwira ati dore akagezi gakamye kubera ko imvura yabuze, imwohereza Isarafati y'Abasidoni, ngo niho ntegetse umupfakazi wo kugutunga. Aragenda ajyayo, ngo agereyo muri ibyo bihe
ahageze Imana imuyobora kuri uwo mupfakazi, bamarana iminsi mike barya banywa. Singiye kuvuga ku nkuru buryo Imana yatubuye ifu igatubura n'amavuta, ibyo simbitindaho. Ariko icyo ngendereye kuvuga ni iki, ndashaka kubabwira uburyo muri icyo gihe Imana yamutegetse iramubwira ngo genda ujye kwiyereka umugabo bita Ahabu, kuko igihe kirageze ngo nerekane imbaraga zanjye. Genda wiyereka Ahabu, ntacyo azagutwara. Yego yishe abahanuzi, ariko we ntacyo azagutwara. Benshi ntibakivuga, ariko genda uvuge. Imana imukora ku munwa, arahaguruka aragenda. Muri ibyo bihe Imana imwuzuza imbaraga zidasanzwe. Muri urwo rugendo niwe yagiye ngo ahuye na Ahabu, ngaramubaza ngo ni Eliya we, ni wowe nabona n'ukuntu wateje Isiraheli umuruho? Aramubwira ati ntabwo ari jyewe, ntabwo ari njye wateje Isiraheli umuruho, ahubwo ni wowe n'urugo rwawe. Umugore wawe Yezebeli yazanye ibigirwamana, mwimura Imana ya Isiraheli, mwimika ibigirwamana ng'umuruho Isiraheli ifite uyu munsi. Ndagira ngo mvugane nawe, hari igihe ushobora kugira umuruho wikururiye. Abantu benshi bashobora kuba mu miruho bihamagariye. Iyo umuntu atakaje Imana akimika ibindi. Hari abantu batakaje Imana bimika ubusambanyi, hari abantu batakaje Imana bimika ubujura, hari abantu batakaje Imana bimika ibindi mu mitima yabo. Ingeso mbi bari barihannye barongera barazimika. Iyo wimuye Imana ukimika ibindi, uhamagara umuruho ku buzima bwawe. Hari igihe rero uba mu muruho wihamagariye. Ushobora kuba mu muruho wihamagariye. Ujye ureba intambara urwana, urebe ko nta ruhare rwawe. Ujye ureba intambara urwana, urebe ko ntacyo wakoze kugira ngo zize. Nusanga hari uruhare rwawe, ukemura uruhare rwawe, urusigaye uruharira Imana. Kuko abantu benshi bakunda kubwira Imana ngo Mana dutabare, ariko akenshi baratabaza mu byo bijyanyemo. Ibintu wijyanyemo Imana iragusaba ngo ubyivanemo. Niba ari ibyaha wijyanyemo, byivanemo. Niba ari ingeso mbi zakwinjiriye, ari wowe uzikinguriye, sohoka muri izo ngeso mbi. Niba ari ibihurimo byo kuba waraguye, menya aho waguye. Kuko umuntu wese iyo yaguye amenya aho yaguye. Hari uwagwa mu muhanda akayoberwa akaguye mu muhanda, hari uwagwa mu nzira akayoberwa akaguye mu nzira, hari uwagwa muri ruhurura ngo ayoberwe akaguye muri ruhurura, hari uwagwa se mu mukoki cyangwa se hari uwagwa mu mwobo ngo ayoberwe akaguye mu mwobo. Ndagira ngo nkubwire rero, ujye ugenzura neza, urebe ko umuruho ufite utawihamagariye. Nusanga ntawe wihamagariye, ndagira ngo nkubwire, Imana utegereje uzayibona. Imana ureba wumva utegerereje ku musaraba, ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana. Eliya aramubwira ngo rero Ahabu, ibibazo byose ufite byakuruwe n'umugore wawe. Mu ngorane Isiraheli yagize, Ahabu gushaka umugore w'umunyamahanga, umugore utubaha Imana, umugore. Reka mbabwire, bimwe mu miruho abantu bagira, iyo umuntu ashatse umugore utubaha Imana abagize ibyago. Umugore utubaha Imana iyo umunyereyeho ukamushaka, umugore utemera Imana, umugore urwanya Imana, umugore utumva Imana, umugore utumva ko Imana ivuga, umugore udashaka Imana. Burya n'abagabo bigira uruhengekerezo, ariko umugore we iyo atumva Imana, iyo adashaka Imana, biba ari ibindi. Mumbabarire cyane, ntabwo ngize uwo nibasira, ariko Ahabu ashaka umugore ufite ibigirwamana. Abakereye abahanuzi 850 bo kumushyigikira. Ndagira ngo rero mvuge kuri iki kintu. Ibyo byatumye habaye ikibazo muri Isiraheli kiraremera. Abisiraheli ubwabo barabangamirwa, igihugu gicura umuborogo, abantu baba mwicura burindi. Munyumve neza, igihe cyose umuntu azishingikiriza ku zindi mbaraga. Bibutse ko uyu mwanya hari abadukurikiye bajya kuraguza, hari abadukurikiye baterekera, hari abadukurikiye bagenda n'impigi mu mifuka, hari abadukurikiye bakenyereye ku nzara, hari abagira ibyo basegura ku misego y'abagabo kugira ngo bakunde, hari abagira ibintu bishingikirijeho. Ariko ibyo twishingikirizaho byose ni impfabusa. Nongera mbisubiremo, nitwishingikiriza ku bindi bintu bitari imbaraga z'Imana, bizatubana amazi pe. Mubyutse rero akomeza agende. Imana irashaka ko wireba aho umaze iminsi uryamye, aho umaze iminsi uri, ubyuke dukomeze urugendo. Agakiza karacyari ka kandi, ntabwo kavangiwe.
wakavangira wowe ubwawe, wagashyiramo ibindi wiremeye, wagashyiramo ibindi wishakiye, wagashyiramo ibindi wiyumvamo. Ariko agakiza Bibiliya iratubwira ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, ntajya ahinduka, ntafite n'agacu ko guhinduka. Bibiliya rero iratubwira ngo nicyo gihe Eliya yahagurutse nawe kugira ngo agaragaze Imana. Ariko muri ibyo bihe byo kugaragaza Imana ahura n'izo mbaraga ziramuremerera. Amaze kugera ku gasozi ko kwiciraho abahanuzi ku musozi Karumeli, ngo aragenda yerekana Imana iragaragara. Aho sindi buhatinde, nzavugaho ubutaha. Ngo Yezebeli yakira inkuru z'uko Eliya yishe abahanuzi ba Bayali na Ashera 850. Hari ijambo nasomye ryamukuye umutima. Buri muntu wese unanirwa agira hananirirwa n'amagambo yumva. Dusomye muri iki gice cya 19 umurongo waho wa mbere kugera ku murongo wenda tugarukira ku murongo wa 7, ngo nuko Ahabu atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, ukuntu yishe abahanuzi 400 ba Bayali ba Ashera n'abandi 450 ba Bayali. Avuga uburyo yakoze ibintu bikomeye, ubwoko bwa Isiraheli bukava mu bigirwamana, bukava mu bintu bari bizeye bitari ngombwa, bakongera bakagarukira Imana. Ngo uyu mugore abyumvishije avuga amagambo akomeye ariyo nshaka kuvugaho. Ngo Yezebeli ahera katuma intumwa kuri Eliya, aramubwira ati ubugingo bwawe nindabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe Imana zizabimpore ndetse bikabije. Eliya byumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize, ajya i Berisheba y'i Buyuda, abari hasiga umugaragu we ariwe bita Elisa. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa. Ati Uwiteka ndarambiwe, icyabimara nuko wakura ubugingo bwanjye kuko ntaruta basogokuruza ubwiza. Donge arareba akabona ko urugendo yatangiye rwo gukorera Imana rutagisoje. Ubu tuvugana hari abantu b'abakozi b'Imana bamaze kuva mu muhamagaro. Ngo ese ko Covid yaje ngo turabona byararangiye, ngo ubu insengero zizongera zikomeze. Kubera iki zitazakomeza? Niki cyatuma zidakomeza? Kubera ko turi mu bihe bya coronavirus? Ntabwo ari byo. Paulo yandika igice cya mbere cy'Abafilipi ari mu nzu y'imbohe, yarafungiye i Roma amazeyo hafi imyaka 2. Yarabandikiye ageze ku murongo wa 6 aravanga icyo nzi neza ndashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza hagati muri mwe izanawusoza. Imana mu makosa itakora ni ugutangiza ikintu ndicyusi, ntabwo bishoboka. Ndaguhakaniye Imana ntiyakora ikosa ryo gutangiza umushinga ngo iwucagase itawushije, ntibyashoboka. Ndaguhakaniye ku giti cyawe unanirwe ku bwawe, wiyumve mu intege nke, wiyumve kutakibishoboye, umuhamagaro uryamishe, gusenga ubihagarike ku giti cyawe, kwiyiriza ubihagarike ku giti cyawe, gushaka Imana ubihagarike ku giti cyawe. Ariko Imana mu makosa itakora ntiyaguha isezerano itazuzuza, ntiyakubwira ngo tangira ibi ngikubeshye, ntibishoboka. Twakibeshya ku bwacu tukananirwa gutegereza, tukananirwa kwihangana, tukananirwa kumva ko Imana izabikora. Ariko biratubwira ngo yatangiye umushinga no kuwusa izawusa. Eliya ageze hano aravuga ngo n'ubundi basogokuruza simbaruta, barakoze barananirwa barapfa. Yewe nanjye aho ngeze ndabona bindangiriyeho. Uri mu minsi uvuga ngo byararangiye, uri mu minsi uvuga ngo ntibigikomeje. Ndagira ngo nkubwire, nongere nkubwire iri jambo ryitwa ngo mubyutse akomeze agende. Ndagira ngo nkubwire ibyawe biracyahari, kabone nawe wumva bitagihari. Ibyawe Imana yatangije biracyahari, urugo rwawe ruracyariho nubwo wamaze kurwisenyera wumva ko rutazabaho. Umva nkubwire iyo nzira Imana yari yaratangije izanayusa.
reka kwibwira ko bitazashoboka. Mbonye abantu benshi batakaza iby'Imana yatangiye bibwira ko bitazakomeza bitewe nuko bahuye n'ibibagonga. Imisozi iri imbere yacu ntabwo isobanura ko iby'Imana yatangiye bitazusa. Imisozi iri imbere yawe birashoboka ko waba ufite ibikugoye, mu rugo birakugoye, mu kazi birakugoye, yewe mu itorero birakugoye. Urabona iby'Imana yatangiye bitazusa, nawe umeze nka Eliya muri iki gihe wisabiye gupfa atari igihe cyo gupfa. Ariko ndagira ngo nkubwire, si igihe cyo gupfa, ntabwo ari igihe cyo kunanirwa ngo turyame, si igihe cyo gucogora, si igihe cyo kwibwira ibyacu, ni igihe cyo kuganira n'Imana, ni igihe cyo kongera kumva ijwi rya kabiri. Hirya y'ijwi wari warumvishe hari irindi jwi rije, hirya y'amajwi menshi umaze iminsi wumviriza hari irindi jwi rije rikubwira ngo byuka dukomeze, byuka dukomeze tugende. Urugendo ruracyakomeje, yewe bizinesi yawe yakomeza, ubuzima bwawe bwakomeza. Ushobora kuba uryamye ahantu wumva ko byarangiye. Ndagira ngo ngwitangaze uyu mugoroba ndavugana nawe ngaho uryamye hari hose, ibikuryamishije ibyo ari byo byose, urugendo ruracyakomeje. Nongere ngusubiriremo, urugendo ruracyakomeje. Mama, urugendo ruracyakomeje. Wa mupapa uneza amatwi, wa musore we, wa mukobwa we, urugendo ruracyakomeje. Iri jambo narihawe kugira ngo turiganiriremo rikomeje ritubwira ngo mubyutse akomeze agende. Eliya mu gihe cyo kwisabira gupfa nicyo gihe Imana yohereje marayika wayo. Igihe Eliya yisabiraga ko ubuzima bwe burangirira munsi y'igiti cy'umurotemu, nicyo gihe Imana yohereje marayika ngamukoma mu mbavu aramubwira ngo byuka. Ndagira ngo nkubwire, turi kuri iyi televiziyo, ndagira ngo nkubwire umugoroba, byuka uryamye, byuka muri ibyo bikuryamishije, byuka kuri icyo gisasiro cy'uburwayi, byuka. Iyo ndwara si yo kukwica, iyo ndwara niyo gutuma izina ry'Uwiteka rihimbazwa. Iminsi uhagazemo ntabwo izaguhitana, ubuzima uhagazemo ntabwo bizarangira gutyo. Imibereho yawe irasa naho isa n'iyakurangiriyeho, ariko ndagira ngo nkubwire, mbawe ijambo ryo kukubwira, mubyutse akomeza agende. Igihe kirageze ngo ubyuke, igihe kirageze ngo Imana ikorane nawe, igihe kirageze ngo yongere gusubiza ubuzima, igihe kirageze ngo Imana yongere gusubiza icyerekezo. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo Eliya yisabira gupfa munsi y'igiti cyo mu rutemo, yumva ko misiyo yahawe irangiye. Igihe ibyacu byarangiye nibwo iby'Imana bijya bitangira. Igihe ibyacu ubona bitagikomeje, ibyawe wishyiriyeho bihagaze, ibyawe wari waratangiye iyo byananiwe, iby'Imana biratangira. Haleluya. Uwo mwana azabaho. Reka mpanure muri iri jambo, uwo mwana azabaho, uwo mushinga w'urugo uzakomeza. Ndagira ngo nkubwire, uzubaka, uzakomera, uzagera heza aho Satani akubwira ngo ntuzahagera. Aho niho nje kukubwira ngo Imana izahakugeza. Iryo jwi rikubwira ngo uzagwa aho ngaho, nje kurihinyuza, nje guhinyuza. Ijwi ryose riri kukongorera rikubwira ngo uzahwana n'ibwo buzima urimo, uzahwana n'iyo ndwara, uzahwana n'ibyo bigeragezo. No, ndaguhakaniye. Ijwi ryambwiye ngo nkubwire, genda ubabyutse bakomeze bagende. Ese urahari dukomeze tugende? Urahari ngo tubyuke dukomeze urugendo twatangiye? Ibihe birageze ngo Imana yongere yigaragaze ku buzima bwawe. Imana igiye kwiyerekana impande yawe, yongere ihagararane nawe. Uko abibonaga siko biri bukomeze, uko abirebaga siko bizasoza, uko abyibwiraga Imana igiye guhindura ibintu. Bibiliya yambwiye ngo mubyutse akomeze agende. Ngo Eliya acitse intege ku murongo waho wa 5, nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu ngo arasinzira. Agisinziriye marayika araza mukomaho aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Ku murongo wa 7 marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari runini kandi rugukomereye. Ndagira ngo nsobanure impamvu yamubyutse akomeza agende. Mwene data, ingorane umuntu agira ni ukuba mu gihe cy'intege nke yarangiza akazisasira, akazishyiriraho umusego, yarangiza akidefanda mu byaha, akidefanda mu bintu byose. Erega buriya bibaho, nubwo umuntu yagwa ntazarambarara, ushobora no kugukarambarara. Erega buriya nubwo namera gutya, buriya umva ngubwire, iyo utabyutse ucyumva ijwi ushobora kuzarishaka ukaribura.
marayika yaje ubwa mbere aramugaburira, aramubwira ngo byukurye unywe. Ubwa kabiri aramubwira ngo byukurye unywe kuko urugendo rugukomereye. Ariko ubwa gatatu ntiyagarutse. Nyumva neza, nyumva muri aka kanya ijwi wumvishe rikubwira ngo byuka, hita ubyuka ubu. Va mu ngeso mburimo, va mu byo Satani yakujyanyemo, va muri iyo nzira, va muri icyo cyerekezo kitari cyiza. Nyumva wowe unteze amatwi. Niba uzi kuri mu nzira itajya ku Mana, ukaba uri mu nzira umwanzi yakuboheyemo, byuka ukinyumva. Byuka ukinyumva, wa musore we, wa mukobwa we, wa mupapa we, wa mumama we. Niba uzi kuri mu nzira igana kurimbuka, vayo ubu. Kuko ijwi wumva uyu munsi ushobora kutazongera kuryumva. Gukira ni ubu, kwihana ni ubu, ibintu byose ni ubu. Eliya yumvira marayika w'Imana ngo arahaguruka aragenda yerekeza ku musozi w'Imana i Horebu. Ndagira ngo ngana ku musozo mvuga iki kintu. Imana ikundumyeho, irashaka guhindura ubuzima bwawe. Imana irashaka guhindura imibereho yawe. Imana irashaka guhindura ibyo bikugoye. Imana irashaka guhindura ibyo byagutsikamiye. Imana irashaka guhindura ibyo bintu bikuremerereye. Umutima wawe urarushye, iminsi ubayemo nawe urabona kurushye. Hari ibikuruhije utakikemurira, ariko Imana ni Imana ishobora byose. Hari ibikugoye utakifasha, ariko Imana ni umufasha wa bose. Hari inzira ureba zikugoye, ariko Imana niyo nzira y'ukuri n'ubugingo. Unyemerere ucyumva ijwi ry'Imana, wongere uhaguruke wiyongeremo akambaraga mwimbaraga, cyangwa se wiyongeremo akanyabugabo. Ijambo riratubwira ngo mubyutse, akomeze agende. Ahari Imana igutekerejeho kugira ngo ubyuke aho hantu uryamye. Ahari Imana igutekerejeho kugira ngo ubyuke muri ibyo bintu mazemo iminsi. Imana iragushaka muri iyi minsi. Imana iragukeneye ngo mukomezanye urugendo. Hari marayika w'Imana ugiye kuza ku buzima bwawe. Hari marayika w'Imana ugiye kuza mu mibereho yawe. Hari marayika w'Imana ugiye kuza muri urwo rugo. Hari marayika w'Imana igiye kohereza kugira ngo akubyutse, agufate ukuboko, wongere ukomeze urugendo. Mwene data, ndagira ngo ngana ku musozo kugira ngo dusenge, ndagira ngo mvugane nawe. Ese uryamye? Ni ahantu uryamye, tekereza kuri aho hantu. Iminsi waryamye kirageze, igihe uharyamiye kirahagije. Ibyo bintu uryamye mu iminsi harageze ngo bibyukemo. Byaba ibyaha ugomba kubivamo. Erega warabiriye urabyiyongeza, nta nyungu byakumariye. Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Iyo umuntu afite ibyaha agenda arabuza amahoro. Nawe urabizi ko nta mahoro wagira. Nta mahoro y'umunyabyaha. Ubiryamyemo, urabyiseguye, urabyirirwamo, urabiraramo iminsi yose. Umwanzi yarakuboshye. Rekura ibyo bintu, uri umwana w'Imana. Nawe uri uwo mu bana b'Aburahamu, uri uwo mu bizera. Imana iracyagufiteho gahunda, Imana iracyagufiteho umugambi. Tekereza neza, iyo nzira urimo iragana he? Ni inzira ijya ku Mana? Ese kugiye kubyuka bwo urerekera hehe? Ko Imana igiye kukubyutsa, ufite iyihe gahunda? Utekereze neza, tuze gufatana umwanzuro. Tugiye gufata akanya dusenga Imana. Ndagira ngo mvugane nawe, ndagira ngo tuvugane. Imana iguhaye amahirwe, wakizwa, ibyo byaha wabivamo. Erega igihe ubikoreye kirahagije. Erega igihe ubibereyemo kirahagije. Abantu wahemukiza uko bangana, abantu uko bagufata nawe urabizi. Tekereza igihe ubimazemo, wongere uvuga ngo Mana mfashe icyemezo, muri mubyutse dukomeze tugende, nanjye mbyutsa Mana. Byutsa umwana wanjye umeze gutya, byutsa uyu mugore wanjye, byutsa uyu mugabo wanjye, byutsa uyu muryango wanjye, byutsa nawe uri muzima uvagaze neza. Hari abantu twahuze icyifuzo tukabasengera, tukinginga Imana ikagira abantu ibyutsa, kandi yababyutsa. Niba dufite urukundo ruva ku Mana, n'abagiye bakagwa bakaryama tujye tubasengera kubacira urubanza. Tujye tubasengera kugira ngo twirirwe tubavuga. Ho kwirirwa utaramanya baguye, ufata umwanya ubasengere, kuko niki Imana idushakaho. Mubyutsa akomeza agende. Cyo ni igice kimwe, utekereze kukwihana. Ndagira ngo mvugane n'abantu barwaye. Imana irashaka ko ikubyutsa aho hantu. Iyo ndwara si yo kukwica, niyo gutuma izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro.
ubwo burwayi ntabwo buzaguhitana. No, Imana iravuze ngo uzabaho. Imana izaguha ubuzima buzima kugira ngo utange ubuhamya mu bantu benshi, kugira ngo uvuge imbaraga z'Imana, uyamamaze mu boroheje no mu bakomeye, utange ubuhamya kubw'imbaraga z'Imana zagukijije uburwayi. Icya gatatu mvugaho, hari abantu bari mu bibazo bitari bimwe, hari abantu bafite ibibazo bibagoye. Iri jambo nkuzaniye, Imana ishaka kukubyutsa kugira ngo ube umutangabuhamya. Ni wowe nanjye tuzabwiriza ubutumwa bwiza, tukabwira abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Ngana ku musozo, ndagira ngo tuvugane. Tugize amahirwe yo kuzajya tubana ahantu, nguhaye ikaze tujye tubana. Mfite umutima wo gusengera ubwoko bw'Imana. Ushaka ko tuvugana, nimero yanjye irahari, muzayibona. Ushaka gusengerwa ugakizwa, twagusengera. Ushaka ubundi bufasha, twagufasha. Ariko icyambere, fata icyemezo, ureba aho wari uryamye, ubyuke we kwiheba, we kwiciraho iteka, we kwitemeraho itaka, kandi Imana ikigufiteho umugambi. Ibyo urimo byose Imana yakugirira imbabazi, aho uri hose Imana yagukiza. Nsoje nkubwira ngo unyemerere dukomeze kubana, kandi ndabizi ko uzagira umugisha ukomeye muri iki kiganiro. Imana ibaho umugisha, munyemerere dufata akanya dusenga Imana. Imana ibagirire neza. Mwami Yesu, turagushimiye. Tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Tugushimiye imirimo itangaje ukora. Tugushimiye kubw'ubuntu bwawe. Mubyutsa akomeza agende. Iri ni ijambo dushyize ku mutima. Eliya yagezeho yisabira gupfa, kandi ari umukozi w'Imana. Arananirwa. Abantu benshi bagezeho bananiwe. Benshi baracogoye. Benshi basubiye inyuma. Ariko ijambo ryawe riratubwiye ngo twongere tubwirize ubutumwa, ababyuka babyuke, kandi witeguye gukomezanya nabo. Natwe turiteguye kuko uri Imana ibana natwe. Umugisha buri muntu wese uteze amatwi iki kiganiro, kandi umwuka wera w'Imana afashe buri muntu wese. Urakoze kutugiriye neza, kandi ukomeza kudufasha muri byose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. dore bugiye kwira, aho umuntu atabasha gukora. Yobora intambwe zanjye, ngume mu muco wawe. Dore bugiye kwira, aho umuntu atabasha gukora. Yobora intambwe zanjye,